Hilcrux mu rurimi rw'icyongereza, icyo mu kinyarwanda twita imyate. Imyate ni ukwiyasa k'uruhu. Akenshi ibi biba ku gatsitsino no ku ntoki. Ubushakashatsi bwerekana ko 95% by'imyate biboneka ku gatsitsino heel mu rurimi rw'icyongereza, naho imyate yo ku gatsitsino ikitwa Hilcrux. Muri iyi video ngiye kubereka ibitera imyate, nkwereka uko wabigenza imyate waba ufite yose, uko yaba ingana kose, igakira mu cyumweru kimwe gusa. Dore icyo usabwa ni ugukurikira buri jambo ryose mvugira muri iyi video. Nihagira iryo udasobanukirwa neza, urimbaze muri comment section box, ndigusobanurire neza. Kandi nimba ari n'ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, dore ibanga ry'ubuzima buzira umuze, aho uzajya ubonera ibitangaza byinshi bihambaye, imiti ikomeye. Kanda kuri subscribe ujye ubona buri video yose kize kuri YouTube. Ibuka ko imyate ifata buri muntu wese, utitaye ngo ni umukire cyangwa ni umukene. Dore icyo abantu batazi ni uko ubushakashatsi bwemeje ko imyate iterwa no kubura amavuta ku ruhu rw'agatsitsino cyangwa se ku rutoki, bitewe n'aho imyate igiye kugufata. Dore uko bigenda iyo amavuta abuze ku ruhu rw'agatsitsino cyangwa urw'intoki. Kuri urwo ruhu harumagara ndetse hakiyasa. Uku kwiyasa niko twita imyate. Dore ibintu bishobora kugutera imyate. Icya mbere, gusaza. Uko umuntu asaza ni nako uruhu rwe rwumagara, kandi tuzi neza ko iyo uruhu rwumagaye rwiyasa, aricyo twita imyate. Niyo mpamvu abantu bakuze, waba umukire waba umukene, haba hari amahirwe yo kurwara imyate. Abo mvuga bakuze ni uguhera ku myaka 68 kuzamura. Genzura abuzi bakuze. Ubona bimeze bite? Andika igisubizo cyawe cyangwa se uko ubibona muri comment section box. Icya kabiri, kurya nabi. Ni ukuvuga kubura intungamubiri zituma uruhu rworoha. Ibura rya vitamini A, E na zinc bituma uruhu rukora neza. Icya gatatu, kwambara inkweto zifunze zitose. Icya kane, kudakaraba neza ikirenge. Uba ukwiye gukaraba ikirenge neza ukoresheje ikiroso. Icya gatanu, umubyibuho ukabije. Icya gatandatu, guhoza ibirenge mu mazi. Icya karindwi, kugira uruhu rwumagaye. Icya munani, indwara y'uruhu. Ni ukuvuga ko hari igihe imyate yizana, umuntu akabona imyate kandi atazi ikibiteye. Kugeza aha wamaze kumenya igitera imyate. Ubwo kwirinda wabishobora nimba waramaje kuyirwara. Iki ni igihe cyo gukurikira cyane ku rwego ruhambaye. Reka nkwereke uko wabigenza imyate waba ufite yose, uko yaba ingana kose, igakira mu cyumweru kimwe gusa. Dore ibyo ukwiye kuba ufite mbere yo kugira ngo dutegure umuti. Icya mbere, amavuta y'igikotoro ya vaseline. Icya kabiri, indimu nziza. Aha ni ukuvuga indimu yeze kandi ifite amazi. Aya mazi mvuga ni umutobe wayo. Icya gatatu, glycerine yitwa Zoe. Icya kane,
icupa rinini ryashizemo amavuta byo kuza kuvangiramo ibintu byose ndi buze kukubwira. Icya gatanu, amasogisi afite ibyoya, mu rurimi rw'icyongereza icyo bita warm socks. Nimba ibi wabyumvishe neza, icyo usabwa ni ukureba iyi video kugera irangiye kugira ngo hatagira na kimwe kigucika, dore uko ibi nakubwiye bivangwa kugira ngo havemo umuti ukomeye cyane uvura imyate mu gihe cy'icyumweru. Fata rya cupa ryashizemo amavuta uryiyegereze, noneho ufate ibiyiko bibiri bya cya gikotoro cya Zoe ubishyire muri rya cupa ririmo ubusa. Nurangiza ufate ya ndimu uyicemo ibice bibiri, noneho ufate igice kimwe ugikamurire muri rya cupa washyizemo n'amavuta ya gikotoro ya vaseline. Ufate ya glycerine ya Zoe upimisha ikiyiko, noneho nayo usike muri rya cupa ubivange. Ndizera yuko wamaje kubivanga. Kugira ngo uzakire vuba bishoboka, noneho iyegereze rya sogisi ryitwa warm socks, isogisi ry'ibyoya rishyuha. Noneho ufate rwa ruvange usige ku kirenge cyose, ariko wibande cyane ku myate, uhasige neza. Numara gusiga ikirenge neza wibanda cyane cyane ku myate, uhite wambara rya sogisi. Dore ikindi gikomeye cyane udakwiye kwibagirwa iyo umaje kwambara isogisi, ni ukumenya ko ibi ngibi ukwiye kubikora ugiye kujya kuryama kugira ngo amasaha y'ijoro uyu muti nawe urare ukora akazi. Ikindi gikurikiyeho ni ugushaka inkweto zifunze kugira ngo ku manywa uzajye wisiga wa muti, numara kuwisiga wambara isogisi risanzwe, hanyuma ubone ubushyiraho inkweto zifunze. Dore ibyo twumvikanye ku buryo ubisobanukiwe neza ukaba wabisobanurira n'abandi. Ni ugufata urwo ruvange ukarusiga ku kirenge cyose neza, ariko wibanda ku myate. Warangiza ukambara rya sogisi ryitwa warm socks mu rurimi rw'icyongereza. Warangiza ukajya kuryama. Ibyo ni mu gihe cy'ijoro. Hanyuma ku manywa uyu muti ukawisiga, ukambara amasogisi asanzwe, warangiza ugashyiraho inkweto zifunze. Ibi ngibi ubisubiramo mu minsi 7 igize icyumweru, irangira warakize neza nta kibazo ufite cy'imyate. Kandi ukibuka ko izi nkweto zifunze zikwiye kuba zumye neza. Murakoze cyane, mwari kumwe nanjye ND The Wise.